Reka twakirane tubane ikaze muri iki gitaramo cy'umugoroba. Reka dusabe korali abaragwa b'urugingo n'ubundi dusuhuze iri teraniro. Rimwe, kabiri, gatatu. Mani bamugisha. Haleluya. Haleluya. Reka dusabe komite ya korali abaragwa twigire hano dusuhuze iri teraniro. Komite sabe perezida aduterere haleluya tuwati. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Nitwa Jean Mathieu Twatwayose n'umuyobozi wa korali abaragwa. Yesu aduhe umugisha. N'abadiyakoni muri rusange bari hano bahaguruka nabo bagasuhuza. Badiyakoni rimwe, kabiri, gatatu. Turabakira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusabe abayobozi b'amakorali bitabiriye ubutumire bari hano. Amakorali dukora n'umurimo w'Imana hano abahari bahaguruka. Reka dusuhuza rimwe, kabiri, gatatu. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Iyi korali abaragwa hari abantu bayiririmbyemo bayikoramo umurimo, ariko igihe gisa kugera baza kwimuka. Hari abo twashyingiye, hari abimukiye kure bitewe n'impamvu, nabo abahari bahaguruka twakira. Reka namwe tubaremo twakire mu dusuhuze rimwe, kabiri, gatatu. Turabakira mu izina rya nde? Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. By'umwihariko hari abayobozi bayoboye iyi korali, nabo aho bari bahaguruke badusuhuze. Kabiri, gatatu. Reka twakire inshuti zacu abaterankunga bari muri teraniro, namwe muhaguruke dusuhuze. Rimwe, kabiri, gatatu. Imana ibahe umugisha. Twagize umugisha turi kumwe n'umubyeyi wacu wa pasiteri, ariko by'umwihariko twari kubana na pasiteri Gerageze, ariko yatwohereje uruhare mu kigo cye. Turabakira mu izina rya nde? Yesu Kristo. Amen. Ndumva twahaguruka twese twabona ikaze. Turabakira gatatu. Rimwe, kabiri, gatatu.
neza bene data imana ibamugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda amen. Yesu ashimwe. Reka dusabe korali twakirira abashyitsi, ariko twifuje ko abantu baririmbye muri korali amarava abantu twaririmbanye n'ubundi twifuje ko mutambuka tukaririmbana ko turabakunda murabizi kandi muradukunda rwose. Reka rero turifuza ko muza tukaririmbana.
Oh!
bari bari kubazanya muri kuko hano bari byishimo habaye byagenze gute ngo habaye iki? Haleluya. Wenda ntabarakavu ejo bundi cyaka inenda barasinyamye muyinoke muyu niyo muteri bari mbere uyu munsi ntere turazifite aho kuba nawe twari dufite ibihamya birahari uyu Zakariya arabizi tubundabunda Imana iduhaye aho kuba Imana iduhaye turasaba perezida aze nasobanurira abantu ikintu cyatera abantu kwishima gutya nagusobanurire rwose. Haleluya. 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 Abantu bafite Bibiliya Luka 3:37 bavuga gute? Kuko ari nta jambo Imana ivuga, kuko ari nta jambo Imana ivuga, nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Bashimira Imana kuri uyu munsi bakorana baragwa ndetse n'inshuti. Amen. Hanyuma tumaze imyaka 20 dutegura ishimwe, ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ikurikirana iyi jambo yavuze imyaka 1000 n'ibihumbagiza. Haleluya. Twavuze ngo hari aho twageraga tukumva ko ariko bizahora. Haleluya. Ariko Imana yaragije ubisi iravuga ngo baragwa muzabaho. Haleluya. Mwongere mubeho mushimira Imana turikiziza Bibiliya y'imyaka 20 tumaze dukora umurimo w'Imana ku itorero rya Kimironko. Hanyuma kugira ngo dukoreshe igihe neza kandi ubwo dufatiyeho, turasaba ababyeyi bacu bashumba bacu bamwarimu b'ababyeyi bacu batambuke mudufungurire uyu munsi.
amashyi, dukomere Imana amashyi. Haleluya, haleluya. tugushimiye ko umurengezi wacu bwite, tugushimiye kutugirira neza bugacya bukira, turongeye tubonye kugira neza kwawe mugoroba, imbaraga zawe ziri kugaragara muri twebwe, nuhimbazwe. Twari turi mu mwanya wo kunezerwa no guhimbaza, none tugeze mu mwanya wo kwakira amafunguro atubwiye imibiri. Reka twese tugubwe neza turi imbere yawe, buri muntu wese reka wubakira amafunguro amugwe neza muri we mu izina rya Yesu. Amen. Abayobozi bacu ndetse n'abaperezida barakoze. Hanyuma turifuza kubabwira korali Baraga. Korali Baraga ni korali ifite amateka nk'uko twabivuze. Mu myaka 20 Imana yabanye natwe kugeza twatangiye umurimo w'Imana kuri iri torero mu mwaka w'2004.
hanyuma kugeza uyu munsi 2024 kurushije imyaka 20 dukora umurimo w'Imana. Korali Abaragwa yatangiye ari urubyiruko, twatangiye turi abaririmbyi 24, dutangira tuvuye muri Koro de Dimanche. Uko bagenda bakura bagenda bajya gushaka imirimo hirya no hino, hasigara abaririmbyi 9, kugeza kuri uyu munsi bavuye ku baririmbyi 9. Uyu munsi Korali Abaragwa dufite abaririmbyi 100. Twatangiye ari urubyiruko, ariko kugeza uyu munsi twatangiye ari urubyiruko, ariko kugeza uyu munsi dufite abagore n'abagabo b'urubyiruko, ariko umubare mwinshi ni abagore n'abagabo, kubera ko mu myaka 20 ishize tumaze gushyingira no abantu 40 kugeza kuri uyu munsi. Hanyuma muri iyo myaka tumaze gushyingira abantu 40 nk'uko nabivuze. Hari n'abo twashyingiye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza uyu munsi Korali Abaragwa yayobowe n'abaperezida 4. Perezida wayoboye korali mu gihe cya mbere, korali muri 2004 yitwa Tururimana Jean Damascene, yahaguruka tugakomera Imana amashyi. Yayoboye ntabwo bamubonye, yatambuka akegera hino, hanyuma tukaba twakomera Imana amashyi. Kandi n'uyu munsi turacyari kumwe mu murimo w'Imana, aracyari umuririmbyi, aracyatugira inama. Imana n'umugisha. Hanyuma yaje gusimburwa na Ndahayo Joel, nawe yatambuka tugakomera Imana amashyi, tugashimira Imana. Aracyari mu murimo w'Imana, ni perezida wa korali hariya mu Bugesera. N'abantu bazanye babana muri komite hariya mu Bugesera, barahaguruka nabo tukabakira muri uyu mugoroba. Abantu bazanye na Imana ibamugisha. Hanyuma Yoeli yasimbuwe. Yoeli yayoboye korali imyaka 6. Wowe yaje gusimburwa na Mukiza Jean Damascene, nawe yatambuka tukabishimira Imana. Nawe ayoboye korali mu rurembo rwa Musanze rwa Gicumbi. Imana n'umugisha. Nawe yayoboye korali imyaka 5. Hanyuma yasimbuwe na perezida Sikubwabo Aime, nawe atambutse. Sikubwabo Aime aracyari mu mirimo uko byasa kose, ariko nawe
yayoboye imyaka 6 kandi yatuyoboye neza Imana n'umugisha. Hanyuma Dome yasimbuwe na Twagereza Jean Dodier uyoboye uyu munsi kuko Imana yabishatse. Nanjye ubwo uyu munsi sinzi igihe Imana izabishakira, ariko izadukoresha ibikombe, nta nubwo yadupfusha ubusa. Imana ishimwe. Hanyuma aba bagabo batuyoboye bavuye ku ntera imwe tujya ku yindi, twatangiye tuvuza ingoma y'uruhu, ariko uyu munsi muri iyo myaka yose ishize nk'uko aba bayobozi bahagaze imbere twaguze ibyuma, ndetse mu madorari y'abafite ibyuma ntekereza ko kuraranaga izamu. Imana nabyo ibishimirwe. Twatangiye nta niforume tugira, tujya ku igaburo tugashakisha umukara n'umweru, ariko uyu munsi dufite iniforume zirenga 6. Imana ibishimirwe nabyo. Naba perezida babigize n'uruhare ndetse dufatanyije. Hanyuma twakoze ivugabutumwa mu ntara zitandukanye no mu mujyi hagati. Twakoze ingendo, twakoze ibiterane mu rwego rw'ivugabutumwa, ariko turagira ngo tuvuge ko ivugabutumwa duheruka gukorera muri gereza ya Mageragere niryo ryasoje imirimo y'uyu mwaka, niryo ryasoje imirimo yo mu mwaka wa 2023 kwinjira na 4. Twasuye abagororwa bo muri gereza ya Mageragere ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri, nayo Imana yadukoresheje ibikomeye. Twabateye inkunga ya miliyoni 7,22,500, nabyo twabishimira Imana kandi. Hanyuma numva ari ayo mateka abakorana baragwa twanyuzemo, murumva hari aho twavuye, hari n'aho tugeze, kandi Imana yabanye natwe.